abantu uzabona isi komera amashyi bakanga amashyi y'isi bagahitamo amashyi y'Imana, uzamenye ko abo bazagera kure, bazaba batoni b'Imana. Reka mbabwire bene data mwese muri kumukunyumva, twese dukunda gukomerwa amashyi n'isi, ariko reka nkubwire icyo waba uri cyo cyose, waba ufite uburanga Daniel yari afite, waba ufite ubwenge Daniel yari afite, waba ufite aho uvuka Daniel yari afite aho uvuka, waba ufite na confidence Daniel yari azifite, ibyo byose abishyira hasi aravuga ngo ngiye nzavuga Imana, abo mutoni w'Imana. Icyatumaga ntabwo ari imyanda, ndetse n'urya mu gitabo cy'imigani 31 ngo abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe. Akunda gufasha abo yarushije ubushobozi, amenya kubana neza n'abaturanyi, yita ku bashyitsi akabagirira neza, amenya kwifata mu magambo, yihanganira ubukene n'igihombo. Ubukiriya yabubonye ntabwo umutera isumbwe no kwishyira hejuru yabo yarushije kuramuka. Umugabo ukundwa nuko hari byinshi yari yarahaze kugira ngo abone iyo titre. Nuzabona umuntu witwa intwari ku isi nuko aba yarabivunikiye, ntawubona ubutwari yicaye muri salo. Boze mbabwira abakristo benshi bashaka gutwara ikamba ry'icyubahiro batambaye ikamba ry'amahwa, bashaka kubona risturune batigeze bagura, bashaka gukomerwa amashyi batigeze bavunika, bashaka gusarura batigeze babiba. Mujye mumbabarira kubivuga nuko hari ibintu bimbabaza. Abarokore turabeshya nk'abandi, abarokore barasambana. Umugaragu w'Imana Dawidi muri Zaburi y'128 ngo wa mugabo we uzahirwa n'Uwiteka, kandi umugore wawe azaba nk'igiti cy'umuzabibu kiri mu kirambi cy'inzu. Kandi mbifuriza umugisha w'Imana urenze umuntu yasaba n'umuntu yavuga. Muri kino gihe dufatanye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira, Imana iduha amasezerano akomeye cyane ku ijambo ry'Imana, katubwira ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi. Iyo ni Zaburi ya mbere. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira. Bene uwo muntu Imana iravuga ngo uwo wishimira amategeko y'Imana ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi. Haleluya. Ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo kandi iyo azagerageza gukora byose bizamubera byiza. Uwo ni umugisha w'abantu bitondera ijambo ry'Imana. Handi Yesu yabwiye abigishwa be, arabwira ngo umuntu nankunda ngo azitondera amategeko yanjye, ngo kandi umuntu nitondera amategeko yanjye ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuze aho ari tugumane nawe. Niba utakwishimira kugira umugisha nk'uwo nguwo. Haleluya. Ibi ndabibabwira kugira ngo mbakundishe ijambo ry'Imana, mbakundishe no kurigendamo. Ariko murabizi muri iyi minsi ntabwo ariyo ntego yacu turimo kwigaho. Turimo turiga ku ijambo ryitwa kuba umutoni w'Imana. Kuba umutoni w'Imana, kuba muri favor y'Imana, kuba inkoramutima y'Imana, kuba umuntu Imana yishimira, kuba mu gikundiro cy'Uwiteka. Uyu munsi turakomeza muri iyo nyigisho ivuga ngo kuba umutoni w'Imana, tureba undi muntu wari umutoni w'Imana cyane Imana ikunda. Murabizi ubushize twarebye umuntu witwa Yosefu mu gitabo cy'Itangiriro, umuntu Imana itangira ubuhamya. Nta kintu cyiza nko kuba umuntu Imana itangira ubuhamya. Nta kintu cyiza nko kuba umuntu Imana yirata. Imana ikavuga ngo Aburahamu ni inshuti yanjye, Imana ikavuga ngo Mose ni umugaragu wanjye ukiranuka muri byose, Imana ikavuga Dawidi ikavuga ngo nabonye umuntu we nuko umutima wanjye ushaka. Twese twagombye kugambirira kuvuga ngo ariko nakora iki kugira ngo mu ijuru Imana inyirate. Haleluya. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ngo umuntu nagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kumuhamya imbere ya Data. Ariko njya ntekereza Yesu arimo kukwintroducinga mu ijuru, arimo kukwereka Imana Data, arimo kwereka n'abamarayika akababwira ngo uyu muntu ni kanaka, ni inshuti yanjye. Haleluya. Buriya hari ikintu abantu batajya bumva. Uramutse utekereje Yesu wari we, ugatekereza Imana iyiriyo, Imana umva, nta muntu ndumva wenda ngo numve kuri radio habaye ibirori, habaye iminsi mikuru, ngo numve president avuga ngo uyu muntu, uyu ministre mureba ni inshuti yanjye magara, mu bantu nkunda uyu nguyu ni umutoni wanjye.
ndakubwira umuntu perezida yavuga ko ari umutoni we akabivuga ku karubanda, mama mia, abantu bajya bamwubaha icyubahiro kirenze icyo wamwise iryo zina. Nta kintu cyiza gishobora kuba ku mwana w'umuntu nko kwitwa umutoni w'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Niyo waba uri umukene, niyo waba ufite ibibazo, ariko Imana yakwise umutoni wayo, ushatse ujye ubigenderamo wumva uremereye, kuko ni ikintu cyiza. Aba bantu turimo kwigaho muri iyi minsi dushingiye ku magambo dusanga mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 7, Imana ibwira abantu mu gice cya 11 bari barondoye abantu benshi banejeje Imana, bakoze ibintu bihambaye, kandi ikintu gitangaje cy'Imana ntabwo bari intungane. Abenshi muri biyo warebye usanga bari abantu basanzwe, ariko Imana ikavuga ngo aba bantu ni abantu badasanzwe. Ku rukuta rwanjye nabanditseho ndavuga ngo aba bantu banejeje Imana, banejeje umutima wanjye. Haleluya. Ngiye nifuza kuba muri bene abo ngabo. Ngiye njya abantu ko kimwe mu bintu byanezeza ntungutse mu ijuru nkabona Yesu nkuko yabigenjereje Stefano. Mujya mwumva mbivuga kenshi, Stefano bamuteye amabuye, aravuga ati muwe mworoheje kunyica mbanze babwira ikintu mbonye. Ati ndarebye mbona ijuru rikingutse, mbona umwana w'Imana ahagurutse, ahagaze, aje kunyakira, mugire vuba. Ntekereza Yesu ahagaze ku muryango w'ijuru akoze mu ntoki za Stefano, akabwira ngo Stefano, twakurebaga uri ku isi, twakurebaga baguhekenyera amenyo wowe mu maso yawe. Igice cya 6 niko kivuga, tukabona harabagirana nk'abamarayika. Twakurebaga bagutera amabuye basabira umugisha. Congratulations, ngwino winjire mu munezero w'ijuru. Niba hari ikintu cyiza gishobora kuba ku muntu, ni icyo ngicyo. Iyo yagombye kuba impamvu ihagije, mwene data urimo kunyumva, yagombye kuba impamvu ihagije yo kugutera umwete ngo ushakishe kuba umutoni w'Imana. N'iyi si yaguseka, n'iyi si yakunegura, n'iyi si yakwanga, ariko uba umutoni w'Imana. Ngewe kugira ngo isi nkomera amashyi mu ijuru bamvugiriza induru cyangwa bifashe ku munwa kubera jyewe, nahitamo isi ikantekenyera amenyo ikantera amabuye, ariko nkavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, mu ijuru barimo barishima, ukaba umutoni w'Imana. Kuko Imana iratubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera, cyangwa mwibuke ababanjije kera, ngo bakababwira ijambo ry'Imana, ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Murebe, mu yandi magambo, murebe umusaruro wavuye mu ngeso bagiraga, ngo nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Ngo kuko Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Mu yandi magambo biravuga ngo Imana ya Mose, Imana ya Aburahamu, Imana ya Danieli, Imana ya Dawidi, niyo Mana yawe, niyo Mana yanjye, niyo Mana yacu. Ibyo yabakoresheje, ibyo yabakoreye, ibyo yabahaye, natwe yiteguye kubidukorera, ariko nituba abatoni bayo. Mwambwiye ngo amen ariko. Haleluya. Ngewe hari igihe nigisha nkumva nanjye ndashaka kwigisha kurushaho, kuko mba numva nanjye ndimo kwibwira, ababwira nanjye nibwira nkavuga ngo yes, ibyo ndimo kubabwira nanjye numva nshaka ko biba ukuri ku buzima bwanjye. Haleluya. Muribuka twabonye Yosefu. Reka mbanze mbabwire ibintu 7 uyu muntu yari afite byatumaga aba umutoni w'Imana, kugira ngo nitujye no kwigana tumenye ibyo twigana. Erega ikibazo cy'abantu benshi basoma Bibiliya ariko ntibazi kuvanamo amasomo ngo bayagendereho. Basoma Bibiliya bakajugunyanya ibyiza n'ibibi, bagasigarana gusa ibintu by'inkuru, ariko batazi amasomo bakuramo. Icyambere, Yosefu yari umuntu utagendera mu kigare cy'abanyabyaha. Bene se baragiraga intama bakazirya, yataka bibwira se. Se yabaza ati ariko intama zimeze zite? Bati zimeze neza. Akavuga ati muze zimeze neza, ariko harimo nizo twariye. Katari kiriya kifuno mwitu gihora kituvuga nabi, twikorera ibyaha kikabivuga. Ntabwo yifatanyaga na bene se mu byaha byabo. Ntukagendere mu kigare cy'abanyabyaha niba ushaka kuba umutoni w'Imana. Icya kabiri, yari umuntu ufite icyerekezo, uhora afite inzozi zigana hejuru. Abantu benshi bagira inzozi z'ibintu bimeze nk'iby'inkoko. Inkoko niyo igenda ireba hasi, ikabona udusimba, ikabona za gashwi, ikabona iminyorogoto, ikabona iki, ntibareba hejuru. Hari abantu bagenda bareba mu isi aho kureba mu ijuru. Ariko Yosefu yari afite icyerekezo kizamuka. Ati narose mbona imiba yanyu ikubita imbere y'uwanjye, turarota kuzadutegeka, ariko njyewe ndota inzozi zijya hejuru, sindota zijya hasi.
icya gatatu yari umuntu wizera Imana ntiyihebeshwe n'ibigeragezo. Uwari kumubona ageze muri Egiputa kwa Potifari arimo gucugusa amasafuriya agakora akazi atitotomba, ntabwo yari kumenya ko bashatse no kumwica bakamugurisha, kuko we yaravuga ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo hari iby'Imana yamvuzeho ntabwo nzapfa itarabisohoza. Haleluya! Iyo hari ikintu Imana yakuvuzeho ntabwo uzapfa itaragikora. Hari icyo Imana yari yaramuvuzeho akavuga ati niyo bangurisha, iriya Mana yavuze yuko iriya miba y'abakuru banjye izanyikubita imbere, izanyikubita imbere tu, reka njye kwa Potifari ncogose amasafuriya niho nzategerereza. Jya utegereza Imana aho ugeze, hari ubwo ariho izagusanga. Hari ubwo izagusanga mu bibazo, hari ubwo izagusanga mu bukene, hari ubwo izagusanga mu bukire, hari ubwo izagusanga mu nzira, hari ubwo izagusanga mu buriri. Ujye utegereza Imana aho ugeze. Mwambwiye ngo amen, ariko ndumva birimo kuryoha. Icya kane yari afite, yari umuntu ufite umutima utabika inzika. Muka Potifari yaramubeshyeye, baramukubita baramufunga maramo imyaka, asohoka agiye gutegeka igihugu. Ntiyabwira Potifari ati zana wa mugore wawe noneho gusobanura uko byari byaragenze. Oya, bakuru be bari baramugurishije bashatse no kumwica, bamusanga muri Egiputa. Arababwira ati nzabagirira neza n'abana banyu, ibyo mwakoze byari bibi ariko jyewe sinzabigenderaho. Umutima umeze nk'uwa Yesu. Abantu benshi muri ino si mpora mbibabwira, bagenda batoragura amasashi. Uwamututse niwe yibuka, utaramuhaye iki niwe avuga. Mugatoragura amasashi nk'abasazi. Ibyo ngibyo ujye ubishyira inyuma yawe, ibyiza aba ari byo ureba. Niba nta n'ibiharu ureba iby'Imana yagukoreye iby'abantu byihorere. Mwambwiye ngo amen, ariko urumva ibyo bintu atari byiza. Icya gatanu, yari umuntu wumvira Imana ntatwarwe n'irari ry'umubiri. Buriya njya nkunda kuvuga kuri muka Potifari, buriya sinzi ukuntu abasirikare babigenza. Abafandi bakunze kugira abagore beza, ngira ngo abagore bakunda abagabo abafandi, uzareba abafandi bakunze kurongora abagore beza. Na muka Potifari agomba kuba yari mwiza. Tekereza umwana w'umusore ufite nyirabuja mwiza, wamurebye akamubwira ati ubwo ndeba nsigaye umutima warahagaze, ni wowe wagannyeho. Yabona ati madamu mbabarire, uri mwiza pe, no kunkunda ni byiza, ariko Potifari yangiriye neza, sinshobora kumuhemukira kandi sinshobora gukora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana. Uwo musore nta kuntu ataba umutoni w'Imana. Umuntu udatwarwa n'irari ry'umubiri akumvira Imana. Niba ushaka kunezeza Imana ukaba umutoni w'Imana, sezera ku marari y'umubiri, sezera ku busambanyi, usezere kuri za nzoga, usezere no ku bindi byose, unezeza Imana. Icya gatandatu gikomerera abantu benshi nacyo, ibyo yageragaho byose yabyitiriraga Imana. Potifari nako Farawo yaramubwiye ati numvise yuko ngo urotora inzozi ukazisobanura nk'ari we wazitanze. Aramubwira ati nyakubahwa mwami Farawo, ntabwo ari jyewe urotora inzozi, ahubwo mfite Imana, ibyo nkora byose niyo ibikora. Haleluya! Hari abantu bagera ku bintu akavuga ngo ubona ngo nagiye ahantu ngo ntibanavuga ko nakoze n'ibi, ko nageze kuri ibi. Reka Imana itwara icyubahiro, ca bugufi, icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Haleluya! Ntacyo twazanye mu isi, nta n'icyo tuzayikuramo, ibyo dufite byose nibyo twahawe. Icyo cyari icya gatandatu. Icya karindwi, yari yuzuye umwuka, nicyo cyamushobozaga biriya byose. Haleluya! Ibintu birindwi ubigambiriye, ibi ndabibabwira muze gusubira inyuma aya masomo muyitekererezeho, ubu butumwa wongera ubwumve, uvuge ngo ngiye kumaranira kuba umutoni w'Imana, biriya nanjye bibi byanjye. Haleluya! Turakomeje mu rugendo rwacu uyu munsi, turareba undi muntu wari umutoni w'Imana cyane, umuntu witwa Daniyeli. Daniyeli yari umutoni w'Imana, ariko ndagira ngo mbanze mbibutse bene data, niba tugiye kuba abatoni b'Imana, reka abantu duhore tuzirikana ngo Imana ya Yosefu niyo Mana yanjye. Niba tugiye kwiga Daniyeli, ubanze wishyire mu mutwe, wikuremo ko Imana itagira abatoni. Umukecuru umwe yigeze kunsanga mu biro, arambwira ati pastor, ati nagira ngo nkusengera, ati burya Imana iba hafi y'abapastori kuruta hafi yacu. Ndamubwira nurabyibeshyaho, Imana ishobora kuba iri hafi yawe kurusha pastori, kuko ubwo ufite ikibazo ishobora kukumva kuruta uko yanyumva.
kuki wumva ko Imana izanyumva nkusengeye ntumve ko izakumva wisengeye kandi ari umubyeyi wawe? Umwana washaka kuganira na se agashaka umuturanyi akamubwira ngo ugende umumbwirire yuko hari ibibazo mfite, se yakwibaza atari kuri mwana wanjye naho ageze, aho kumbwira ibibazo byarantumaho abandi bantu. Ntabwo Imana irobanura ku butoni. Imana ya Mose, Imana ya Yosuwa, Imana ya Daniyeli, Imana ya Dawidi, Imana ya Paulo, Imana ya Petero, Imana ya pastori niyo Mana yawe. Haleluya. Ikibazo dufite cy'abakristo muri ibi bihe nuko bamwe bashaka kuba abatoni b'Imana ariko batiteguye kurekura ibyo bacigamatiye by'isi. Barashaka gusarura byinshi ariko ntibiteguye kubiba byinshi. Barashaka gushimwa ariko batiteguye kuvunika. Muranyumva neza? Barashaka ikamba ry'icyubahiro ariko ntibiteguye kwikorera umusaraba ngo bambare n'ikamba ry'amahwa. Barashaka ubuzima bworoshye kuko nibwo isi yatumenyereje. Ariko niba ushaka kuba umutoni w'Imana hari ibyo ugomba kureka. Niba ushaka kuba umutoni w'Imana hari ibyo ugomba kuvamo. Niba ushaka kuba umutoni w'Imana hari ibyo ugomba gukora. Ntabwo uziterura gusa ngo nuko usa neza, ngo nuko ugira gute. Oya, Yesu yabwiye abantu arababwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Hari abantu bashaka kubona resituruni batari bagura. Hari abantu bashaka kurya ubwasisi bataratanga amafaranga, ngo babanze bafate ubwami bw'Imana ibindi biza ari inyongera. Ubwami bw'Imana bugira uko bugenda, ubutoni bw'Imana bugira uko bugerwaho. Mwambwiye ngo amen. Ariko ndumva agiye bitangiye kuryoha. Reka turebe umugabo witwa Daniyeli, turebe icyatumye aba umutoni w'Imana. Haleluya. Daniyeli, buriya rero mbabwira ikintu gikomeye cyane. Nimusoma mu gitabo cya Daniyeli muri kiriya gice badusomeye, reka tubanze dusubireyo. Igice cya 9 cyo muri Daniyeli aho badusomeye umurongo wa 23 wacyo, baravuga ngo marayika waje kuganira. Reka tubanze twumve ikintu kimwe, kubahwa kwa Daniyeli. Muri iki gice cya 9 ntabwo Imana yatumye umumarayika ubonetse wese. Buriya abasoma Bibiliya zanyu neza, tuza abamarayika benshi Imana yagiye ituma ku bantu batandukanye, siko bimeze. Ariko muri Bibiliya hari abamarayika babiri gusa tuzi amazina. Undi wa gatatu we yabaye Satani, ni yitwaga Rusuferi. Ariko tuzi Mikayire cyangwa Mikayeli, tuzi na Gaburiyeli. Ariko nkunda ukuntu Gaburiyeli iteka ryose yipresenta. Iyo Gaburiyeli amanutse, ubwo yazaga kureba Mariya, ubwo yazaga kureba Daniyeli, iteka ryose yipresenta avuga ngo ndi Gaburiyeli wa wundi uhagarara imbere y'Imana. Haleluya. Intumwa yihariye ya Mungu Patiri. Tekereza nk'umuntu aje kukureba akakubwira ati nge nitwa Kandaka, ndi intumwa yihariye ya Perezida wa Repubulika, yambwiye ngo nze nkubwire. Hano marayika yaraje, marayika Gaburiyeli niwe wiyiziye. Muze gusubiramo mu bisome ngo umurongo wa 21 ngo ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho arambwira anyigisha ati Daniyeli, ubu nzanywe no kukungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kuri kubwira kukukundwa cyane. Nkundira ijambo. Ikinzanye nuko mu ijuru urazwi kandi urakundwa cyane. Haleluya. Tekereza mu ijuru marayika amanutse akakubwira ati ubu jewe nivuganira n'Imana imbone kubone. Ugitangira gusenga Imana yaranezerewe, irantuma ngo nimanuke nze ngusobanurira ibyo wasobanuzaga kuko urakundwa cyane. Iyi mibereho yawe yanejeje Imana ku buryo yantumye ngo nze nkubwire ngo Daniyeli urakundwa cyane. Haleluya. Marambwira Yesu, ariko Yesu umunsi nzamera nka Daniyeli uzambabarira. Hari abantu bajya bambwira ngo babonye Yesu ngo araza arabagenderera mu nzozi, abandi bakambwira ngo babonye marayika ngo araza ngo arabagenderera. Ariko Mana, wazagize rimwe nanjye nushaka uzambwire mfata amasengesho y'iminsi 100, umbwire uti nugeza ku munsi wa 99 nzohereza Gaburiyeli aza kubwire ngo Antoine ukundwa
ngo ku munsi wa 90 barantumye ngo nza ngenda buhoro kugira ngo mpagere ku munsi Imana yakubwiye nzayafata tu. Ariko natekereza Gaburiyeli amanutse akubwira ngo bantumye ngo nkubwire ngo mu ijuru urakundwa cyane. Ninde utabyishimira muri mwebwe? Ariko hano aramubwira ngo Daniyeli, igitumye nzanywe no kuri kubwira kuko ukundwa cyane, nuko iryo jambo uritekereze cyane umenye n'ibyo weretswe. Kubera yuko buriya muri ya Zaburi badusomeye 25 baratubwira ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa abamwumvira. Hari abantu Imana igira igihishurira amabanga, tukamutereka nk'ibiri banga, reka nkongorere, reka ngira icyo mubwira, reka ngira icyo muhishurira, reka ngira icyo musobanurira. Haleluya. Umuntu wari wicara muri Bibiliya agendana n'umwuka agasoma, cyakora ibi byo ndabizi bijya bimbaho rwose. Hari igihe nicara nkabwira umwuka nari kuko wandikishije igitabo kiri by'umwishurira, hagisoma nkumva ibintu birasobanutse, nkabona ibintu birakingutse, nkumva ibintu biraryoshye, nkumva ayiwe Yesu we. Ariko tekereza Daniyeli, marayika aje akamubwira ngo kuko ukundwa cyane nje kugusobanura, nje kukungura ubwenge. Kandi murebe ntabwo ari rimwe gusa, mu ijuru niko yitwaga. Halo, ariko muracyankurikiye? Murebe mu gice cya 10 umurongo wa 11, haza undi marayika ngo aramubwira ngo, arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane. Tekereza kumva sirino yawe mu ijuru witwa mugabo ukundwa cyane. Abamarayika bose bamanukaga bazaga bamubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa cyane. Ashatse yari gukora ikivugo cye akavuga ati ndi Daniyeli umugabo w'igikundiro ku Uwiteka. Ati na marayika yamanutse araza akambwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa cyane, ati mu ijuru niko banzi bati guma 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 guma. Haleluya. Marayika araza aramubwira ngo yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Imana yahoraga imutumaho. Erega burya ibihugu by'inshuti bihora byohererezanya intumwa. Halo. Hari ibintu byahoraga biri hagati y'Imana na Daniyeli, yabaga afite ibintu arimo gusengera, turaza kubibona, Imana ikohereza ibisubizo. Umva nanone muri icyo gice cya 10 ku murongo wacyo wa 19, Imana irongera, wa marayika arongera akamubwira ngo haje undi, bazaga ari benshi rega batandukanye, ngo uwasaga n'umuntu arongera nkoraho arankomeza, arambwira ati yewe mugabo ukundwa cyane witinya, amahoro abe muri wowe. Urumva mu ijuru nicyo cyari ikivugo cye, mugabo ukundwa cyane. Daniyeli mugabo ukundwa cyane. Haleluya. Niki rero reka twibaza ibintu byatumaga Daniyeli yitwa mugabo ukundwa cyane. Nawe ndamuvugaho ibintu 7. Umubare 7 ndawukunda cyane, ni umubare w'Imana. Ikintu cya mbere cyatumaga Daniyeli aba umugabo ukundwa cyane nuko ubundi yari afite igikundiro cy'isi agisimbuza igikundiro cy'ijuru. Ndaje mbibasobanurire neza. Mvuze ngo iki? Yari afite igikundiro cy'isi agisimbuza ku bwende bwe, abigambiriye, abishaka, nta wumuhase, agisimbuza igikundiro cy'ijuru. Daniyeli hari ibintu 4 yari afite. Nuzabona umusore cyangwa inkumi ifite ibyo bintu 4. Haro. Nuzabona umusore ufite ibyo bintu 4 agahaguruka akiri umusore akaba umurokore, akakira Yesu nk'umucunguzi n'umwana, akajya bigendana akabibwira abantu ntateshuke iburyo n'ibumoso, uwazinjira mu batoni b'Imana. Kubera iki? Mujye mu gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4, baratubwira ngo mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nabukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana imugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Umva igikurikiyeho. Nuko umwami ategeka Shipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore. Muracyankurikiye? Kuzana abana
b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli number 1 bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga, abasore beza barebare badafite amatwi abanguye nk'ay'imbeba. Ngo wa musore ureba ntumuboneho n'akantu na kamwe, umwe ushobora kwiyamamaza akaba mister kuri campus cyangwa mu mujyi, cyangwa akaba ari umukobwa agatsindira miss. Abasore beza ngo batariho n'inenge kandi bafite family, bafite abavuka mwana we. Nubwo hari n'abaturage na Nebukadinezari yari yaratwaye yaravuze ngo abavuka hariya hepfo mu mibande n'ahandi abo ngabo mu bihurire, munzanira abana bafite pedigree, munzanira abana bafite aho bavuka. Murimo murabumva? Nkuwaza mu mujyi wa Kigali ubwo murumva bo aho babashakira bene babana bafite amazina azwi. Wa mwana uvuga bavuga ngo ndi umwana wa kanaka, abantu bose bagatangira ngo uyu mwana mumufate neza afite papa. Siko hari abakobwa bamwe bajyana n'abahungu ngo ni ba boyfriend yamara gutaha ababyeyi bakamuza ngo harya ngo uriya mwana n'uwo kwandi, ngo n'uwo ahantu hirya iriya za Kabeza, ngo ahantu iyo umanutse hepfo muri za Kajeke. Ubutaha yazagaruka yakanda buto bati ngo ninde, ngo ni Yohana wa wundi, ngo ntabwo ahari kuko iwanyu ntihazwi. Ba Daniel bari bafite adresse, muranyumva? Wa mwana ufite adresse number 1, nta nubwo ari kuba afite adresse gusa, hari abafite adresse ariko ugasanga barabyibushye cyane, cyangwa hari ukundi bagenda imitego, bafite amatwi y'amabanga arameze nk'ay'imbeba. Wa musore utunguka hariya abantu bose bakago wow. Urumva Nebukadinezari yaratwaye abantu ibihumbi gutoranyamo abasore bamwe bafite pedigree, babandi bakanda. Ariko saho bigarukiye aratubwira ngo noneho kandi no muri abo nabo, kuko hari abantu bamwe baza ari barebare bagize ariko wakomanga ukumva mu gituza harabuhamo umuyaga, bati wakomanga ku mutwe ukumva harimo, nabwo biravuga. Bati oya ndashaka n'abafite imitwe isobanutse, babandi ubwira ikintu ukabona umva ngo babahanga mu by'ubwenge bwo bose, bajijuka mu byo kumenya, bigenzuzi mu by'ubwenge, bamwe bari analytical. Tangira kuvuga ijambo akakuzuriza kuko aba yabibonye kare. Abana bazi ubwengesha. Urimo urabumva? Ariko urumva bene uwo musore, bene uyu muntu ntabaho, ntabwo akunze kuboneka. Ni abasore beza bafite family, ni abasore beza barebare basobanutse bafite uburanga, ni abasore b'abahanga. Hanyuma icyanyuma kandi bafite na confidence, batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami. Bene wa musore ugenda, uzi ko hari umuntu ushyira imbere y'umwami ukajya ubona agira gutya, ukabona iminwa iratigita, ukabona ipantaro irimo irajegera, rimwe na rimwe ndetse agakora n'ibidakorwa. Bijya bibaho, ukabona umuntu yabize icyuya kirimo kiramanuka, rimwe na rimwe ukagira ngo ni icyuya, ari n'ibindi byamanutse. Oya, tekereza bene uwo musore Daniel yari muri kategori y'abasore badaboneka. Number 1 bafite famille, number 2 bafite uburanga, number 3 bafite ubwenge, number 4 bafite confidence. Ushobora guhagarara imbere ya president akavuga ijambo adategwa. Daniel yari muri abo ngabo. Nubona umusore wujuje ibyo bintu bine yahindukiye akaba umurokore, ujye ukoma amashyi uvuge ngo uriya muhungu hari ahantu Imana imujyanye. Nubona umukobwa uvuka muri bene iyo miryango yazamutse agahamya Imana, ujye umenya ngo uriya mukobwa ntabwo azagarukira hafi mu ijuru. Njya numva mu cyongereza bavuga ngo heaven
is the limit. Sky. Oya, nubona umusore umeze nk'uwo ntuzavuga ngo sky is the limit. Ujye uvuga ngo uriya heaven is the limit. Kuko ijuru rihirya y'inyenyeri n'inyenyeri. Hari abantu batazagarukira hafi kubera ko batanze ibitambo binini. Ntabwo umusore nk'uyu nguyu yemera gusiga biriya kuko isi bimukomera amashyi. Abantu uzabona isi komera amashyi bakanga amashyi y'isi bagahitamo amashyi y'Imana, uzamenye ko abo bazagera kure, bazaba batoni b'Imana. Kandi muzitegereze muri Bibiliya abantu benshi Imana yagiye itoranya bendaga kumera nka ba Daniel. Ubundi iyo bajya mu isi ariko bakomera amashyi, bahitamo gukomerwa amashyi n'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu batubwira ngo bariya ngo iyo baba barakumbuye isi bavuyemo baba barayisubiyemo ngo ariko barashakaga. Iryo shuri murarizi ryamenywa n'abarigezemo. Ni ishuri mutangiye. Reka rero mwese basuhuze mu izina rya Yesu Imana wa umugisha. Tugeze rero mu muhango w'ubukwe nyirizina, ariko no muhango ufite icyo wigisha. Nibyo bisobanuye ngo aba n'abageni tugiye kuganiriza, kubaha inama, ariko bose Bibiliya iravuga ngo ari byiza, amatungo, inyamaswa, ibiguruka, indabyo nziza, ibiyaga byiza, imirambi myiza, byose birahari. Imana ibona ko ari byiza, ariko yifuza ko hari umuntu uzabiyobora. Irema rero umuntu itangira igice cya 26, Uwiteka aravuga ngo reka tureme umuntu agisho yacu ase natwe. Adamu rero avuye mu biganza by'Imana. Tangiriro 2:18, Uwiteka Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Si byiza ko uyu muntu aba, reka muremere umufasha umukwiriye. Maze Imana niyo yatangiye tekinoloji yo kubaga. Imana niyo yatangiye tekinoloji yo kubaga ifite na anesthesi ikinya, imutera ikinya. Maze buriya niyo wabihindura ngo Jacqueline yicara aha, Papias yicaye, oya ni hano, buri ibi ni hano. Impamvu yicaye aha uruhande nirwo yabaze ivana mu rubavu. Ubwo Adamu arasinziriye ari mu kinya, Imana irarema. Adamu mu kuva mu kinya akebutse yarasanzwe yishimira ibyaremwe, anezerewe, yishimye, afite amatsiko yo kubireba. Ni nawe abyise amazina, yarazi amajwi yazo byose abizi. Agiye kuva mu kinya abona iruhande rwe hari umugeni. Haleluya. Nibwo bwa mbere abona undi muntu usa nawe. Nibyo ubwo cyari gitangaza. Yarasanzwe abona ibindi byaremwe, abona inyamaswa, abona amatungo, areba inyoni z'amoko atandukanye, nta wundi muntu wundi bari kumwe. Agiye kubona abona iruhande rwe hari umugeni. Haleluya. Hari umugeni mwiza usa na Jacqueline. Maze hari ibyo abisomo rya psychology, hari ibyo bita intuition, amarangamutima ari imbere utabasha gucecekesha. Ayo ndavuga ku babyeyi babyara. Iyo abyaye yewe n'amatungo n'izindi nyamaswa, muri we havukamo impuhwe utabasha gucecekesha. Tuzaba akaramata akishami n'igiti. Ubundi akaramata kaba agasimba gato cyane gakunda mu mayaga, kagafata ku nsina cyangwa no ku bindi biti, ariko aho kafashe biba birangiye. Igiti cyuma bagicana, akaramata karajyana nacyo. Akaramata Dawidi agiye, Imana yamuhaye isezerano muri Zaburi ya 91:14, nanone avuga akaramata, kuko yamunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza naye nzamwitaba, nzabana nawe makuba no mu byago, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye.
kuko yankunze akarama tukumve nakiteka ryose. Kugira ngo ibyo bizashoboke se byakorwa bite? Urwo rukundo mukunda amaraso yawe wayapima uyu mwanya ya Papias yayasangamo Jacqueline. Jacqueline wayapima bakajya muri laboratoire bayasangamo Papias. None kugira ngo urukundo rumeze rutyo rwivanze mu maraso, rwivanze mu marangamutima, kugira ngo muzarusazane hasaba iki? Baririmbyi bavuze ngo mwinjiye mu ishuri. Iri shuri rero, iri ni ishuri mwinjiyemo, kandi mwicaye mu ishuri risanzwe. Iri ni ishuri ridasanzwe. Iri ni ishuri ridasanzwe. Bagore muri aha ngaha mbabwire ngo impano nziza Imana yageneye mufite icyerekezo, kujijuka bigatuma bagira uburezi bufite ishingiro, kumenya Imana bikabatera kuyoborwa n'amahame yo gukiranuka, imico myiza ikabatera kubana n'abandi neza, kwiyubaha bikabahesha icyubahiro, kugira gahunda nziza bikabatera gukorera ku igenamigambi, gutinya igihombo gitewe n'uburangare bikabatera gufatanya mu gakemura ibibazo, kureba kure bikabarinda gusesagura, kugira urugwiro bikabatera gukundwa no gukunda, kugira Imana nyambere bagahora basurwa. Ibyo bigatuma muhora musurwa n'abamarayika. Guhorana neza mu rugo bigatera Imana kumwenyura. Ibyo nta handi biva keretse kugirana isano n'Imana, kuko Jacqueline aba munyeshuri mu ishuri rya Yesu Kristo. Sirabisi n'iki gitabo warangiza ukajya kwiga isomo ryo kuba umugabo, ukajya kwiga isomo ryo kuba umutambyi w'urugo rwawe, ukajya kwiga kumenya gukunda umuryango wa Jacqueline, ukamenya isomo ryo gushaka umutungo uzatunga urugo rwawe, ukamenya gushaka inshuti zizagana urugo rwawe, kandi warabitangiye. Jacqueline akiga kuba nyina w'abana atarabyara, akiga kuba umugore uzubaha Imana. Niyo mpamvu umuhanga yavuze ngo ibiranga umugabo mwiza ni uko ahinduka umutwe w'umugore we, aba umutambyi w'urugo rwe, ni umuyobozi wamukomokaho, ni umurinzi w'urugo rwe, ni umutoza w'imico myiza y'abazabyara. Nanone umugaragu w'Imana Salomo mu gitabo cy'imigani hari icyo yavuze ku biranga umugore mwiza. Imigani 12:4 haravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Imigani 18:22 Salomo arongera avuga ngo ubonye umugore mwiza abonye ikintu cyiza, akabagiza umugisha hawe n'Uwiteka. Imigani 19:14 Salomo arongera akavuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Iryo banga keretse Jacqueline nagirana urugwiro akagira n'isano n'Imana, ibizamuranga nibi. Ibizakuranga Jacqueline ubyumve ni ukunezeza no gukomeza Papias, kuko yari ingaramakirambi. Urakenewe rero Jacqueline mu kurema uzabyara, kandi uzabyara kugira ngo azagire imico myiza niyo azakomora mu maraso yawe. Guhorana neza n'urugwiro nibyo umwana uzabyara azavukana. Uri nyina w'abantu barera no kubaremamo imico myiza. Uri icyungo gihuza umugabo wawe n'abaturanyi n'umuryango we. Ntabwo ari imyanda. Ndetse n'urujya mu gitabo cy'imigani 31 ngo abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe. Akunda gufasha abo yarushije ubushobozi, amenya kubana neza n'abaturanyi, yita ku bashyitsi akabagirira neza, amenya kwifata mu magambo, yihanganira ubukene n'igihombo. Ubukiriya yabubonye ntabwo umutera isumbwe no kwishyira hejuru yabo yarushije kuramuka. Ahorana urugwiro n'ikinyabupfura ku bantu bose bagana urugo rwe.
niyo mpamvu Salomo yabivuze mu migani 14 umurongo wa mbere agira ati umugore w'umutima wese yubaka urugo afite agaciro karuta zahabu n'ibindi byose abantu bimiriza imbere. Ngumurage mwiza w'urugo rwanyu, Uwiteka azabashoboze kuba amashami mazima. Iri shuri Imana izabarinde kuba abafantome, zabashoboze kwigira ku birenge bya Yesu. Abamarayika bazabasura, muzaba impumuro nziza ku baturanyi. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Dawidi muri Zaburi y'128 umurongo wa 3 ngo wa mugabo we uzahirwa n'Uwiteka, kandi umugore wawe azaba nk'igiti cy'umuzabibu kiri mu kirambi cy'inzu yawe. Bisobanurwa ngo Dawidi yariho mu gihe cy'inzu za kera z'inyarwanda, niyo mpamvu akoresha ikinyarwanda ikirambi. Mu gihe cya none ni saro, ngo uwo mugore w'Uwiteka azaba nk'igiti cy'umuzabibu kiri mu saro. Abana nibaza bazagusoroma amatunda, abashyitsi nibaza bazagusangana urugwiro, kuko uri igiti cy'umuzabibu kiri mu kirambi cy'inzu. Kuko mwubashye Uwiteka buri wese ari umuzabibu k'Uwiteka, ngo abana muzabyara bazaba nk'uduti twa elayo bagusa neza yanyu. Imana izabashoboze none iteka ryose mu izina rya Yesu.